tubashimiye ko muri kutwumva. Ibimera mu guhangana na diyabete. Tariki ya 11 z'ukwa 11 ni umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wahariwe kuzirikana ku ndwara ya diyabete, guhangana nayo no gukumira ibyaba intandaro yayo. Iyi ni imwe mu ndwara zihangayikisha abazirwaye, dore ko nta n'umuti uraboneka uyivura burundu. Iyi ndwara iterwa n'uko igipimo cy'isukari mu maraso cyazamutse cyangwa ikorwa rya insulin ryagabanutse, itera uyirwaye guhora afata imiti umunsi ku wundi cyangwa yitera inshinge buri munsi. Umwe mu buryo bwo guhangana nayo ni uguhindura imirire no gukora siporo. Hano tugiye kukwereka uko wakwifashisha ibibabi by'imyembe bikagufasha kugabanya uburemere bw'indwara. Ibiterwa n'uko muri byo harimo amoko anyuranye ya anthocyanidins zifasha mu guhangana nayo. Ibikenewe: ibibabi 15 bibisi by'umwembe bikiri bitoto, ibikombe 4 by'amazi, ubwo ni litiro imwe. Dore uko bikorwa: harimo gucanira y'amazi arimo ibibabi byasukuwe, bikorwa nimugoroba. Amazi namara kubira uterure ubike bipfundikiye kugeza mu gitondo. Mu gitondo utaragira ikindi ushyira mu nda, yungurura unywe y'amazi uyamare. Ibi bikora buri munsi mu gihe byibura cy'amezi 2. Utabashije kujya ubona ibibabi buri munsi, urabyanika ugakuramo ifu, ukajya ukoresha ibiyiko 2 byayi muri litiro imwe y'amazi. Uretse kandi kurwanya diyabete, ibi bifite undi mumaro mu mubiri, harimo gusukura mu gifu, kurwanya zimwe mu ndwara z'umutima ziterwa n'uko imitsi isa n'iyazibye, kugabanya ibiro ku babyibushye, kurwanya uburibwe cyane cyane bw'umutwe no kugabanya ibicece byo ku nda. Uburyo ntibusimbura imiti igenwa na muganga mu gihe usanzwe uyifata, ahubwo ni bumwe mu bugufasha guhindura imirire no kunganira imiti. Nta dusore ikiganiro cyacu naho gutaha ku ishuri.